ni n'isoni ku mupira w'amaguru wo mu Rwanda, zikaba n'isoni ku ikipe nka APR FC ikomeye mu nguni zose, ikomeye ku bakinnyi, kuri staff technique, ikomeye mu buryo bw'imibereho, ariko idashobora gutsinda Gasogi yatajemo akaboko k'abasifuzi. Biratangaje, nicyo gitangaje. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bigorana kuvuga ngo ese ko ikipe dukomeze tuyitege tuyizere izagera kure hashoboka nk'uko ibyifuza, idashobora gutsinda Gasogi itifashije Ibrahim na Saidi na bagenzi be. Ni umukino warangiye uko navuga wari wateguwe, abasifuzi bari bahawe briefing, ngira ngo byari ugufasha hari APR gutsinda Gasogi byibuze ibitego biri hejuru ya 4. Niko navuga ko mission nyine yabaye accomplished, cyangwa se ibyo bifuzaga byagezweho. Biteye isoni n'agahinda kubona umukino ugira shebuja Ibrahim yasifuye mu kibuga ku munsi w'ejo, akandamiza Gasogi, ayimenasa, intimidation, amakarita y'umuhondo menshi yakirikare cyane. Abasifuzi bo ku mpande barimo Saidi mpuzamahanga yaramaze imyaka 4 igera kuri 5 adasifurira Gasogi United, yari yagarutse asubiramo ibyo yari yarakoze na mbere byo kwibaka ubushake ikipe ya Gasogi.